Amen. Shimye Imana kuba ngeze uyu munsi nyume ku mwuka w'abazima. Ibyo tugiye kwiga reka mbanze mbisasire, sibyo? Hari ikigisho umuntu agiye kwigisha bikangombwa ko abanza akarambura ahantu kugira ngo kize kuza gitunganya. Ibintu byose twizanga ntago ariko mubibona. Twize spiritual metamorphosis. Twize spiritual names, spiritual document, spiritual dominant, dominion, the secret of the upper room. Twize angels. Twize ibyo byose. Twize impano z'umwuka barazidusobanuri. Ariko ntago ariko twese tuzibona. Mwari muzi impamvu? Twize kurwana mu mwuka, twiga intwaro z'umwuka, twiga ibintu byose turabyiga. Ariko ntago ariko tubibona. Impamvu tutabibona ni imwe. Ni ukubera ukuntu dufata ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uyu munsi turimo turavuga abantu bifata nk'udu tips or hints, ne? Ijambo ry'Imana turimo turaritambutsa cyangwa se umuntu kubabwira ijambo ry'Imana tubifata nka hints cyangwa se udu tips cyangwa se utuntu tw'ubwenge. No, ijambo ry'Imana ntabwo utuntu tw'ubwenge gusa, ahubwo ni ubuzima, it's life. So David yanditse muri Zaburi 119 umurongo wa 11 arimo ngo nabici ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Yavuze adresse y'ahantu yimuri ijambo ry'Imana, yarishyize mu mutima we kugira ngo adacumura ku Mana. Biratangaje, bivuze ngo kuva igihe David yahereye acumura byari byaratewe n'uko ijambo ritari ahantu bita mu mutima we, amaze kuruyashyira rikora imirimo. So sometimes impamvu twigisha angels, tukigisha demons, tukigisha uburyo wasenga, ibyo byose bikarangira nta kintu kibaye, ni ukubera ko udashyira ijambo ry'Imana ryakwiye kuba riri. So move the teachings from the head to the heart. Yusomye Biblia z'igiswahili ziravuga ngo niliweka neno lako ndani ya roho yangu. I kept your words in my heart. Iyo dufashe neno lako ndani ya roho yangu tukayishyira mu cyongereza tuvuga ngo in my own spirit. Nagwa kiri heart, in my own spirit. Yusomye Biblia ya NKJV nago bakoresha ijambo spirit kubika, bakoresha ijambo rivuga ngo hidden. Nahishe ijambo ryawe. It's amazing. Uwishe ikintu kubera iki? Kugira ngo kijye insecurity. So nufata ijambo ry'Imana ukashyira mu mutwe, ibyo tuzigisha byose nta uzatandukana n'umufarisayo. Yesu yajyaga abaza abafarisayo ngo ese mu mategeko yanyu nanditse gutya, ntibajyaga bahanakana, because they knew it was written but it was kept in the head. So nimba ushaka ijambo ry'Imana cyangwa se imbaraga z'Imana mu buzima bwawe, move the teachings, the word of God from the head to the heart, from the head to the spirit, and make it a part of your faith. Nudafata ijambo ry'Imana ngo urigire igice cyo kwizera kwawe, ntacyo na kimwe uzabona. Tuzazanga ngo Imana irakora, Imana izakwishurira, Imana izakwereka, Imana ifite imbaraga, tuzahora tumeze nk'abimo bararapo because you keep them in the head. Niyo mpamvu ndimo ndabwira abantu ngo na kirose turamubeshyira. Hari abantu rwose babibuka amaverse yose, ibyo bavuze dutangira ijambo ry'umunsi, ibyo basomye ejo, ibintu byose abyibuka, but ntabwo ajya yinjira mu izo mbaraga zose. The reason why is that he or she keep them in the head, not in the spirit. Imana iduhana umugisha. Reka twinjire mu cyigisho Daniel igice cya 10 umurongo waho wa 12 kugeza ku wa 14. Ijambo rivuze ngo igitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 10 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14. Reka dusomere hamwe tujyane. Ahera ko arambwira ati witinya Daniel, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi. It's amazing. Ngo yashishikariye gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe. Amagambo yawe yarumbishwe kandi niyo anzanye. Ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara, ninda mu bami b'Ubuperesi. Nuko none nzanywe no kugusobanurira ibizaba ku bantu bawe mu minsi y'imperuka, kuko ibyo weretswe ari iby'igihe gishyizwe kera. Umurongo wa 20 arambaza ati uzikinzanya aho uri? Dore ubu ngiye gusubira kurwana n'umutware w'Ubuperesi, nimara kugenda umwami w'Ubugiriki ahere ko aza. Ariko ndagusobanurira ibyanditswe mu byanditswe by'ukuri, kandi abo nta wundi dufatanyije kubarwanya keretse Mikayeli umutware wanyu. Mikayeli umutware wanyu.
ni ukuvuga ngo hari umutware witwa Mikayeli ngo udutwara. Ibyo tuzabiganiraho mu gihe kizaza. Reka dusome Ibyahishuriwe igice cyawo cya 11 umurongo wa 8b. Afite Bible z'ikinyarwanda, Revelation chapter 10 verse 8b. Haranditse ngo uwo ari wo witwa Isodomu no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka. Ari wo witwa Isodomu no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka. Reka ndenza aka kantu. Ari naho umwami wabo yabambwe. So their king was crucified in Egypt and in Sodom in the manner of the Spirit. Reka twige ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo isi y'umwuka n'uburyo bw'umwuka. The spiritual world and the realm of the Spirit. Turi kumwe? Isi y'umwuka itandukanye no kuvuga planete. Iyo tuvuze isi y'umwuka, ibintu abantu bahita badeklarara ku kanya kuvuga ngo turi mu isi bigaragara, hari n'indi isi bitagaragara. Ubwo hari Amerika igaragara na Amerika itagaragara, hari u Rwanda tubonesha amaso n'u Rwanda tubonesha amaso. No, isi y'umwuka irenze kuba isi, ikahinduka n'ijuru, igahinduka n'ikuzimu. Mwese abari hano muzinga ibitega ngo baroganga amahembe, hari abapfumu, hari abarozi, hari abakonikoni, hari abadayimoni na Satani. Tunazi neza ko hari Imana, Yesu, abamarayika, abanuzi b'Imana ukuri ibitangaza by'ukuri atari byo gupapira. Abo bose rero tubashyize hamwe byose bitajyana bita mu isi y'umwuka. So mu Cyongereza turabyita the spiritual world and the realm of the Spirit. Twihuta cyane turangiza. The spiritual world and the realm of the Spirit. Iyo vuze ijambo realm of the Spirit, baba bashatse kuvuga ikintu gikomeye cyane. Ijambo realm ntago risobanura domain ikintu kibarizwamo. Iyo nje nkavuga ngo hama, twese twumva ibintu byinshi cyane. Mvuze ngo hama, hari umvisha imodoka, hari umvisha inyundo, hari n'undi umvisha akantu ka special. Uwo muntu ninde? Ni umuntu wiga biology. Iyo tuvuze hama in the realm of biology, ahita yumva igufwa ritoya ryo mu gutwi ryitwa hama. Iyo tuje ngo hama in the realm of automobile, abantu twiga computer nta kintu twumva imodoka yitwa hama. Iyo ugiye muri construction ukavuga ngo hama, wahita yumva inyundo. So in the realm of the Spirit there is some meanings. Niyo mpamvu dusomye ijambo ry'Imana ngo aho hantu uwo muntu yabambwe umwami wabo hitwaga Isodomu, hakitwa no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka. It's amazing. Uyu munsi dufite imvugo z'umwuka nyinshi. Iyo umuntu avuze ngo Isiyoni, nimusoma Bible muzabona ngo Siyoni, bashatse kuvuga the kingdom of heaven. Iyo ni imvugo y'umwuka in the spiritual realm. Iyo bavuga Yerusalemu bashatse kuvuga umurwa w'amahoro in the spiritual realm. Yerusalemu iri hariya nujya uzasanga ari intambara, baraburana ku manywa na nijoro. But in the spiritual realm, Jerusalem means something else. Turangiza n'abadayimoni muri iki gihe n'abantu bagikuzimu. Aravuga ngo ngiye Dubai. Kandi umuntu yarakize tu, kumbi agiye underworld. So turangiza dusomye ijambo ry'Imana umugabo witwa Daniel. Tuzakomeza ubutaha. Daniel ngo yarasenze arenga isi bigaragara, yinjira mu isi y'umwuka. Ariko yamaze iminsi 21 asenga, 3 weeks asenga. Umumarayika aje aramuga ngo Daniel, igihe wasenge ku munsi wa mbere byarumvikanye, ngari kigiye namanukiye nakubitanye n'umwami w'Uperesi. It's amazing. There was a king of Persia who prevented the angel to reach Daniel. Yujya kwaza umwami w'Uperesi w'icyo gikamwe se kwavuje marayika gusubiza Daniel, nawe kuba ati ntabyo nzi. There is something which was a king of there. Reka dusenge Imana dusoza, ndumva tuzakomeza ubutaha. Amen. Ya tuzakomeza, ariko nshaka kugira ngo mumenye ko ibyo ari byo byose isi yose ubona na character ifite gutya. Niyo mpamvu mbere twakiza twavugaga amagambo mabi, tukavuga ibidakwiriye, tugakora ibidakwiriye, twangana, tuzirana, amatika ari menshi. Ariko ijambo ry'Imana ryinjiye ntabwo gize ngo ridukubita inshingo pita ngo ugomba kureka kwiba. Wapi? Ryarinjiye ryinjirana bita mu myuka yacu, rirakora. Turangije turahindukana, ati Pita yarahindutse, asigara umwana mwiza. Muzi impamvu? Nuko ryagiye mu mwuka wanjye. So ibintu byose turahura nabyo, yaba ari imiryango wanyu, yaba ari inshuti zawe, yaba ari muvugana, ibintu byose
bikorerwa in the realm of the spirit. Ndangiza, hari imyuka itatu rero iba mu isi y'umwuka, ni itatu. Hari umwuka w'umuntu, umwuka wa Satani n'umwuka w'Imana. Hakaza imyuka y'Imana, hakaza n'imyuka ya Satani. Imyuka ya Satani ni abadayimoni, imyuka y'Imana ni abamarayika. Abayiburayo 1:14 handitse ngo nukuri abamarayika bose si imyuka y'Imana yoherezwa. The spirits of God are the angels.